ndashaka rero mbabwire twiyizire kuri twebwe abakirisitu. Iri jambo ryavuze ngo hahirwa umuntu ugira gute, hahirwa umuntu witondera amagambo y'ubuhanuzi. Icyitonderwa, mureke mbabwire, Imana ijya kuduhamagara yadushyiriyeho icyitonderwa. Nta kintu na kimwe kidafite ingaruka. Impamvu dukwiye kubyitondera, hejuru yo kutitonda no kutitwararika, harimo ibihano. Hari ibihano abantu bazafata bari mu isi, hari n'ibindi bazafata baramaze gupfa. Birababaje abantu mwamenyereye abantu murakabije kumenyera Imana. Bibiliya yaravuze ngo bateye ishozi. Burya ishozi, ikintu bita ishozi riri hejuru y'iseseme. Habaho iseseme ariko hakabaho n'ishozi. Hari ibintu biteye ishozi, ndababwiza ukuri. Nubona watatswe n'ibyaha, ukabona watewe n'ibyaha, genda ubwire Imana ikweze, uyisabe imbaraga. Nibinaba ngombwa, nubona wabaye imbata yabyo, Bibiliya yishyire hasi, genda usenge usaba Imana imbaraga, kuko gukorana umurimo w'Imana ibizira ntago ari inyungu. Ndabashoje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Nizere ko abakunzi ba mama Charlene muguwe neza nkuko nanjye nguwe neza. Ndamahoro, ndamahoro. Kuko hari ijambo rivuga ngo kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma ntamwara, hanyuma mu maso yanjye hagakomera nk'urutare. Imana ihabwa icyubahiro. Rero nishimiye uyu mwanya nongeye kuganira namwe. Ndabashuhuje abakunzi banjye abari mu gihugu cy'u Rwanda ahantu hatandukanye, kandi ndashaka kubabwira ngo ndanabakunda. Ndabashuhuje namwe abo mu bihugu by'abaturanyi by'ababanye, namwe abo mu bihugu bya Afurika ahantu hatandukanye. Ndabashuhuje abo muri Amerika ya ruguru n'iyepfo, abo muri Aziya, abo muri Europe. Ndabashuhuje cyane. Mwese Imana y'amahoro ibishimire, abo mvuze nabo ntavuze. Hari nabambwe bati kuki utajya udusuhuza, nk'ubu reka nkubwire, nk'ubu mise nibagirwa hamwe wanyu wambwiye uko bahita. Nari ngiye kubasuhuza rwose ndabyibagirwa, ariko ndashaka kuzabyandika ku rupapuro abantu mwese nkwiye gusuhuza. Gusa abakunzi banjye ndabazirikana kandi mbahoza ku mutima. Hari n'abandi shaka gusuhuza cyane muri ibi bihe by'imvura ndetse n'imbeho. Za nshuti zanjye, baba shuti banjye baba ku mutima wanjye, abasirikare bari mu ishyamba rya Nyungwe. Hari n'undi wambwiye ati shahu rwose ko no mu Bigogwe naho haba imbeho, mu Bigogwe haba imbeho no mu Birunga. Mana Nyagasani we! Ariko ikintu nzi nuko babagurira ibintu byo kwifubika, muba mwifubitse ntago imbeho ibica cyane, ariko ndabizi ko muri mu bihe bitoroshye. Kandi ndashaka kubabwira ngo imbeho irabica, twebwe tugasusuruka. Mujye mubyishimira kuko kubaho kwanyu bitunze benshi. Murara mudasinziriye, twebwe mukaduha kuryama no gusinzira. Nukuri kose mubaho mu buzima bwa kondisiyo, twebwe tukidegembya kubera mwebwe. Rero mukomere cyane kandi muri intwari kuba tubayeho ku bwanyu, tukaza kwirirwa kuri kamera twirirwa tuvuga abantu bose bafite ibyishimo, abafite umurengwe, abari gukora ibyaha, abari gukora ibyo bashaka, abambara poketi, abambara mpene bashire, abambara mugongo wazi na mukondo wazi. Bariya bose nta handi byaturutse, ni ku mutekano wanyu mwahaye isi. Hanyuma Imana ibakebuke, ibarebe icyoroshye, ibagirire neza n'imiryango yanyu. Turabakunda kandi tuzirikana ibyo mukora. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Nongeye gusuhuza abaganga. Hari abaganga benshi bajya banyereka yuko bankurikirana mukanampamagara. Imana ibaha umugisha, namwe mukora akazi katoroshye ko kudushakira ubuzima. Namwe muri abantu mudufatiye runini. Abaganga mwese aho muri, Imana ibaha umugisha, n'abarimu mutwigishiriza abana bacu bakarushaho kumenya kujijuka. Namwe Imana ibaha umugisha. Yego turabashuhuje rero, turasuhuza itorero, turasuhuza igihugu, turasuhuza inshuti zacu zo mu byiciro bitandukanye. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Turasuhuza abayisilamu tubabwira ngo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Turasuhuza abagatolika, yeza kuzwe, turabashuhuje namwe. Imana ibaha umugisha. Yego, hanyuma ndifuza yuko tureba ijambo ry'Imana. Imana y'amahoro nibaha umugisha. Tugiye kureba ibyakozwe n'intumwa, ibyahishuriwe Yohana igice cya mbere umurongo wa 3. Hahirwa usoma amagambo y'ubu buhanuzi, hahirwa n'abayumva bakayitondera
bakitondera ibyanditswe muri bwo kuko igihe kiri bugufi. Mumbabarire ahantu nshaka naha havuga ngo n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo. Hahirwa bumva amagambo y'ubuhanuzi kandi hahirwa n'abitondera ibyanditswe muri bwo. Noneho uyu munsi uyu mwanya ndashaka mbabwire ngo kwitondera amagambo y'ubuhanuzi. Imana ibahe umugisha. Iki ni igice cya kabiri kuri irya jambo ry'Imana twasomye duhereye mu byahishuriwe Yohana igice cya mbere murongo wa mbere. Ndi kubabwira ngo hahirwa abasoma amagambo y'ubuhanuzi. Iki ni igice cyaho cya kabiri kivuga ngo hahirwa abayitondera. Noneho mu gice cya mbere narabibabwiye yuko ibyari ku mutima w'Imana yabishyize ku mutima wa Yesu, ibyari ku mutima wa Yesu ibishyira ku mutima wa Yohana. Noneho aka kanya biri ku mutima wa Yesu yabishyize ku mutima wa mama Charlene kugira ngo intore z'Imana, kugira ngo abantu b'Imana barusheho kumva iby'umwami Imana ashima ndetse n'ibyo ashaka, kugira ngo barusheho kunguka ubwenge bwo mu mwami, kugira ngo twese tuzabone kurabagirana k'umwami wacu. Aka kanya rero ndashaka mbabwira ijambo nyamukuru muri aya magambo dusomye ngo hahirwa abantu basoma amagambo y'ubuhanuzi, ariko hahirwa ngo n'abitondera ubuhanuzi amagambo yanditsemo hanyuma bakabwitondera. Ndashaka kubwira abarokore ngo mwirinde kumenyera Imana. Ndashaka kubabwira ngo mwitondere ijambo ry'Imana, mwitondere ibintu byaturutse mu kanwa k'Imana, mwitondere Bibiliya mugendana, mwitondere imvugo y'Imana, mwitondere amategeko y'Imana. Mureke mbabwire ngo hahirwa umuntu witondera amagambo y'Imana ari mu y'ubuhanuzi. Hahirwa umuntu ubyitondera, hahirwa umuntu ubitinya, hahirwa umuntu ubyitondera. Ntabwo ari ugupfa kubigendamo. Mureke mbabwire impamvu iri jambo ry'Imana riri kutubwira gutya. Nagira ngo mbabwire ngo abantu bose bamenyereye Imana, abantu bamenyereye Imana, Imana nta kintu kibabwiye, ibintu by'Imana babitesheje agaciro, ntabwo abantu babyitondera, ntabwo bahinda umushyitsi, nta nubwo bagira ubwoba. Ariko nimureke mbabwire, itarababariye abatubanjirije, itarabagiriye impuhwe ngo ibagirire imbabazi reke kubahana, ntabwo ari twebwe izareka guhana. Umuntu udatinya Imana niwe ntinya. Abantu badatinya ijambo ry'Imana, abantu mukorana ibizira umurimo w'Imana, abantu mwubahuka mugatinyuka ugafata Bibiliya. Hahirwa umuntu witondera ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi bwayo. Mwabantu mwe mureke mbabwire, muri iki gihugu hari ibintu byubahwa ku buryo ushoboye wibeshya ukarenga ku mategeko. Hari imyaka ugomba gufungwa, hari ihazabu y'amafaranga ugomba gucibwa, hari amande, muri make hari n'ibihano. Niyo mpamvu abantu benshi bagenda bibombaritse. Mwabarokore mwe mugenda mu muhanda, iyo ugeze ku cyapa cya 40 ukoresha uko ushoboye ukagendera muri 40, kuko uzi ko kamera iri kukureba kandi kuzi ko 40 bari buguce amafaranga, kuko washyizeho umuvuduko wawe utandukanye n'uw'icyapa cyakweretse. Mukitondera imihanda munyuramo, ukitonda kugira ngo bataguca amande, ukitonda kugira ngo polisi itagufata. Icyo kintu ukacyitondera. Ukitondera ahantu kwe guhagarara naho udakwiye guhagarara, kuko uzi neza ko hari aho ugomba guhagarara polisi ikakwandikira. Ukirinda kugira ngo uhagarara hemewe kugira ngo bataguca amande, ariko mukitonda. Hari ibintu byinshi tugenda twitondera muri iki gihugu. Twitondera ibidufungisha, tukitondera ibyaducisha amafaranga, tukitondera ibyatuma badukatira imyaka cyangwa amezi, tukabyitondera. Urebe ko twitonda ku buryo n'umukindo, iyi mikindo bagenda bashyira mu muhanda, urawitondera kuko iyo ugonze hari amamiliyoni bakwaka. Hari n'igihe baguca amafaranga ukajya kugurisha isambu y'iwanyu, ariko ukitonda uti ntagonga umukindo. Reka nkubwire,
hari ibintu abantu bitondera mu muhanda, umuntu akitonda ati iyi modoka yuriye borudire, polisi ikayibona ipine riri kuri borudire gusa, hari amafaranga agomba kumvamo. Ukitonda ku buryo ureba wa murongo w'umweru hahandi ntarengwa, aho utagomba kurenga, ukitonda kubera amande y'amafaranga. Na ziriya ndabo mubona bateye, batanze ifumbire nyinshi, aba ari indabo zaraguzwe, kuzitera byatwaye amafaranga, kuhahinga byatwaye amafaranga, amazi bavomeresha ziriya ndabo ni menshi, n'uzikorera ni menshi, wibeshye rero ukazikandagiramo urishyura. Nabyo nibyo kwitonderwa. Dufite ibintu byinshi twitondera. Umuntu aritonda ku buryo adashobora kujya mu muhanda adafite perimi, kuko azi neza ko biri bibazo. Abaganga baritonda iyo bari kuvura, kuko hari igihe batesha agaciro diplome ye y'ubuganga ku buryo nta n'ahantu ushobora kwaka akazi. Abadepite mu nzego zitandukanye baritonda, kuko bazi ko aho bicaye atari bo bagomba kwikontorora, bafite ababakontorora, ari abameya b'uturere, ari mudugudu, ari gitifu, ari afande muri polisi, afande w'umusirikare, ari inkeragutabara, ari abantu benshi bafite ibyo bashinzwe mu gihugu. Bagenda bitonze kugira ngo badakandagira itegeko. Wajya kumwaka serivisi akahita areba ikigomba kwitonderwa. Umuganga iyo bamuhaye akazi bamwereka icyitonderwa. Haleluya! Umupolisi yari mu muhanda aba yarahawe ikintu bita icyitonderwa. Nandi kubabwira ubundi murabimenyere ko iyo ndi kwigisha ijambo ry'Imana, fata ibyo tubona mu buryo bw'umubiri bigaragara, hanyuma kugira ngo mbashe kubasobanurira iby'umwuka mu byumve. Narindi kuvuga ngo mu rwego rwose mu bakozi ba leta yiguhaye akazi kaguha inshingano, ishyiramo n'icyitonderwa. Hari ibyo ukwiye kwitondera, ntago bashobora kuguha kondisiyo, ntago bashobora kuguha akazi, ntimwavugana umushahara ngo birangire batashyizemo icyitonderwa. Icyitonderwa n'urya ruswa, icyitonderwa n'udeviye. Niyo mpamvu uzababona babambitse ipingu, nta mikino ibihari, kuko icyitonderwa iyo umuntu agiye kuba umuganga agendana n'icyitonderwa agomba kwitondera. Iyo umuntu agiye kuba gitifu hari icyitonderwa, hari ibyo agomba kwitondera. Iyo umuntu bamuhaye inshingano yo kuba mudugudu, hari ibintu agomba kwitondera. Hanyuma rero nabasobanuye mu buryo buhagije. Ndashaka rero mbabwire twiyizire kuri twebwe abakirisitu. Iri jambo ryavuze ngo hahirwa umuntu ugira gute, hahirwa umuntu witondera amagambo y'ubuhanuzi. Icyitonderwa. Mureke mbabwire, Imana ijya kuduhamagara yadushyiriyeho icyitonderwa. Ntago Imana yakugira pasiteri ngo ireke kukugerekeraho icyitonderwa. Ntago Imana yakugira umuhanuzi ngo ireke gushyiraho icyitonderwa. Ntago Imana yakugira diyakoni ngo ireke kukubwira icyo ugomba kwitondera. Ntago ushobora kuririmbira Imana itarakubwiye ibintu ukwiye kwitondera. Mureke mbabwire, tukimara gukizwa twahawe icyitonderwa. Tukimara gukizwa hari ibintu twabwiwe n'Imana, kandi tumaze kubatizwa twinjiye mu murimo. Ikintu cya mbere Imana yatubwiye ni ukwitondera amategeko yayo. Nta muntu n'umwe udafite icyitonderwa yabwiwe n'Imana. Niyo mpamvu mbibutsa ngo mwongere mwitondere amategeko y'Imana, kandi mwitondere amagambo y'ubuhanuzi. Ngo hahirwa umuntu witondera amagambo y'ubuhanuzi. Ni umunyamahirwe umuntu yitondera. Nta kintu na kimwe kidafite ingaruka. Impamvu dukwiye kubyitondera, hejuru yo kutitonda no kutitwararika, harimo ibihano. Hari ibihano abantu bazafata bari mu isi, hari n'ibindi bazafata baramaze gupfa. Ariko reka mbabwire, ntimukagende nk'intama zitagira umwungeri, kandi ntimukabeho mu buzima bw'ibyigenge, kwigenga, abantu badafite ubayobora. Ntimugakora ibyo mwishakiye mu murimo w'Imana. Ntukabe mu rusengero ngo wumve yuko ugomba kuyobora uko ubishaka, ugomba kuririmba uko ubishaka, ugomba kuvuga ubutumwa ukavuga ibyo ushaka, ugomba kuba umuhanuzi ugahanura ibyo ushaka. Hari icyitonderwa, hari ikintu ugomba kugenderaho. Nanjye hari ikintu ngomba kugenderaho, ariko ngo hahirwa umuntu witondera ubuhanuzi. Narindi kubabwira rero twe, ubwo abandi bitondera amategeko ya leta, bakitondera inshingano bahawe,
bakabwirwa n'amakosa batazakora bakayirinda, banayakora bakamanurwa mu ntera, bayakora bakirukanwa, bayakora bagafungwa bagakatirwa, bayakora bagahabwa amande. Nagira ngo mbabwire no ku Mana yacu uko bigomba kugenda. Ndashaka kubabwira ngo ntago bizarangira nk'uko tubitekereza, nta nubwo Imana izabikemura nk'uko mubyumva. Birababaje abantu mwamenyereye abantu murakabije kumenyera Imana. Bibiliya yaravuze ngo bateye ishozi. Burya ishozi, ikintu bita ishozi riri hejuru y'iseseme. Habaho iseseme ariko hakabaho n'ishozi. Hari ibintu biteye ishozi, ndababwiza ukuri. Wari wabona aho umuririmbyi aririmbana n'undi bateretana banasambana, abantu bakajya muri repetition bazi ko iyo bahuye basambana. Uko kuntu nukumenyera Imana mu gakabye. Umuntu agatera ikorasi ku cyumweru kandi muri weekend yaraye ahantu muri ghetto yavuye gusambana, kandi uwo basambanye yicaye hariye agafata mu mikoro agakoronga dore ko baririmbiye Imana banayubaha. Murakabije. Abantu bakabije kumenyera Imana. Kasanga abantu bagiye muri sorute, ariko bakagenda bateretanira mu makwasteri. Ukagira ngo sorute bagiyemo y'igiterane bagiye gusohokera ahantu ku mazi, bakanasambanira muri izo ngendo baba bagiyemo. Abantu bakajya mu ivugabutumwa bakarara mu mahoteli bakajya kugura indaya. Kwitondera amategeko y'Imana, abantu barayakandagiye. Abantu bamenyereye Imana barakabya. Abantu bari guhagarara ku ruhimbi bakavuga ngo n'imbaraga z'Imana zibakoresha, kandi nabo babizi ko bagiye gushaka imiti, bagiye kugura imbaraga bakoza ku bantu bakitura hasi. Ibyo bintu ni ukumenyera Imana. Umuntu akaba azi neza ko mu itorero n'umugabo n'umudiyakoni cyangwa n'umukirisitu, abizi neza ko atunze abagore babiri, ariko akicara mu rusengero nta kibazo afite, akabyara hano umwe na hari akabyara undi akabyara. Ibyo bintu murumva bikwiriye? Ibyo bintu ni ukumenyera Imana. Hari umuntu twigeze tuganira arambwira ngo amaze gukuramo inda 6, kandi ibyo bintu abikorera mu rusengero. Ibyo bintu si ukumenyera Imana, ibyo bintu ni ukwitondera amategeko y'Imana. Abantu muhimbira abandi birego, ugahimbira umuntu ikirego ukoresheje ubuhanuzi. Umuntu akaguha amafaranga ngo uhanure ibi ngibi, umuntu akaguha amafaranga ngo umuhanurire ko ari nge tuzabana, umuntu akaguha amafaranga ngo ugende umuhanurire kuri ya mugabo atari we cyangwa uriya mugore atari we. Mwabahanuzi mwe mukiyuzuza imyuka mukanahanura, ugatinyuka kubwira umuntu ngo Imana imugutumyeho kandi ubizi neza ko itagutumye. Ugatinyuka kubwira umuntu ngo Imana imbwiye gutya kandi uzi neza ko atari Imana ibikubwiye. Abantu ntibatinya, abantu bamenyereye Imana. Abantu murakabije, mwarayivogereye murakabya. Abantu mujya mu bapfumu mubize ko mwabagiyemo, mwarangiza mukicara no ku ruhimbi. Ariko ngo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mpwanye nawe, ngo byose ngo nzabishyira ku mugaragaro uko bikurikirana. Nge ndashaka kubwira abantu ngo nimureke kumenyera Imana, mwikabya. Nubona watatswe n'ibyaha, ukabona watewe n'ibyaha, genda ubwira Imana ikweze, uyisabe imbaraga. Nibinabangombwa nubona wabaye imbata yabyo, Bibiliya yishyire hasi, genda usenga usaba Imana imbaraga, kuko gukorana umurimo w'Imana ibizira ntago ari inyungu, ni igihombo. Tugiye gusenga Imana, ngiye kugusengera. Bwira Imana ngo ndi mubi nubwo abantu batabizi, nubwo abantu bankomera amashyi ngo ndi umukozi w'Imana, ariko si ndi umukozi w'Imana. Abantu basigaye bafite uduti two mu bapfumu. Umuntu aratinda kubyara akajya mu bapfumu kandi ari umurokore ubitse amasezerano. Umuntu arimo aratinda gushaka ngo baramuzinze ngo najye mu bapfumu bamuzingure, kandi burya abapfumu bakubeshya ngo barakuzingura. Urebye mu muryango w'uwo mupfumu afite bashiki be bahasaziye batarashaka, yazabanje akajya kuzingura bashiki be na bene wabo na babyara be.
umuntu w'umurokore barakubwira ngo impamvu ucuruza ugahomba ngo ni inyatsi, bakakubwira ngo hari umuntu utanga agati ngo ni agati ntacyo bitwaye, ukajya kuzana imiti ukanyanyagiza imbere y'iduka ryawe kandi uri umurokore. Ibyo muri kumenyera Imana murakabije. Birababaje. Abantu babitse bibi kandi babizi ko ari, abantu babitse ubugome babizi ko ari ubugome. Abantu barafungisha umuntu ukamufungisha bakamukatira aho hari ukajya, ubwo bamwe bari gusenga ngo Mana mufungure kandi wicaye ari we wamupangiye dosiye muri mu rusengero. Mureke mbasengere, ca bugufa huri ukimara kumva ubu butumwa, baza umutima wawe, imitima yacu iratuzi, baza umutima wawe uwuganirize, uvuga uti mbese nitondeye amategeko y'Imana, nitondeye ubuhanuzi, nitondeye ijambo ry'Imana. Nimba waramenyereye Imana, ubwira Imana ngo mbabarira uhereye uyu munsi unyeze, imbabazi zawe zimbonekemo, hanyuma mpinduka uw'agaciro mu maso y'Imana. Ndagushimye Mwami Yesu, ngushimiye ubutumwa bwiza, impuguro wampaye kugira ngo nkubwirire abahungu n'abakobwa maze gukora umurimo wawe. Sengera umuntu wese ukurikiranye iki kiganiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Sengera umuntu ukurikiranye iyi message, sengera umuntu uteze amatwi ijambo ry'Imana yacu, sengera umuntu wese ugushaka, sengera umuntu wese ugukeneye, sengera umuntu wese uguciriye bugufi, sengera umuntu wese Mwami ushaka kubohoka, wumvise ubu butumwa ufashe umwanzuro. Ndasenze ngo mushyigikire, amaraso ya Yesu nabeze, imbaraga zikomeye zawe nizibakoreho. Uwiteka nuhabwa icyubahiro. Hindura byinshi mu buzima bwabo, hindura byinshi mu bugingo bwabo. Ndabasengeye ngo nibabohoke, nibave ku ngoyi ya Satani, nibahindurirwa amateka mu buryo bw'umwuka, nibagirirwe neza n'Imana yaduhamagaye, nibaramburirwe ikiganza niyera. Nukorane nabo iby'ubutwari, nubavane mu mwobo Satani yabashyizemo, nubakure muri gereza. Mwami ndasenze cyane ngo umuntu wese ukurikiranye ubu butumwa, imbaraga zikomeye z'Imana zimukoreho kandi ububasha bw'iyera bumugereho mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka nuhabwa icyubahiro. Reka umusaruro n'umumaro biboneke, reka izina ryawe ryamamare, reka Imana ishyirwe hejuru, reka ubwami bwawe bugere kure, reka iri jambo rihindure benshi kandi reka abantu bose bakumvire. Urakoze Mwami, nanjye shyigikira, nanjye ukomeze kubana nanjye, ukomeze kuma amagambo y'ubwenge, ukomeze kuma ibyo guhembuza aba bantu kandi umpe kubaho hano mu nyungu zawe, kandi ujye ushyigikira ibyo ukeneye muri njyewe, kandi impamvu yawe iba ari igaragara, icyo umutima wawe wifuza kiba ari cyo gikorwa. Cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Imana nibaha umugisha kubwo gukurikirana iki kiganiro, iri jambo ry'Imana n'impuguro. Imana ibaha umugisha abantu bakomeje gukora share, abakomeje kumba hafi munganiriza, muntera courage, mumbwira ko muri guhindurwa n'ubu butumwa. Imana ibaha umugisha kandi mugeraho Imana yifuza, muhezagirwe n'imiryango yanyu, mbatuyeho umugisha, amahoro, mugubwe neza aho muri mu bihugu bitandukanye, kandi mukomeze kwishimirwa n'ijuru, bugingo bwanyu bubohoke, mugende mwaraboshywe na Kristo, kandi Imana ibarinde kuba imbata z'ibyaha. Imana ibaha umugisha.